so kuva uwo munsi nakoze iyo sene yonyine imwe yo kwinjira muri senide ariko mpita mpabwa akazi guhera uwo munsi kugeza igihe projet yarangiriye yo muri costume yo kwambika abandi bagenzi bawe. nta murima ngira muri Kigali. Yes. nta shyo ry'inka mpagira. Yes. nta kandi kazi ngira kandi nkora. Nice. Ntunzwe na cinéma. Very cinéma nice. niyo intunze. Very nice. Kandi ntabwo itunze jewe ugenyine. Nta nubwo gutunze nabi as we see. Yes. As you can see. Yeah. Ikindi itunze n'abandi bo ntunze noneho. Guess what? Uyu munsi Yes Pepe TV twanyarukiye mu byamamare muri sinema n'ubundi. Intego yacu no gukora ibiganiro, gukora ubuhamya bigamije kubaka umuryango nyarwanda, bigamije kubaka isi, bwa buhamya umuntu yumva bukamwubaka bukacyo bumugezaho. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'icyamamare. Nabaga bamwe turajya kureshya ariko uyu mugabo nanjye ubwanjye mubona bwa mbere kuri screen twaturi almost the same age ariko narabana ari kuyu musaza. Uyu musaza hari umunsi twazahura nkuko hari abajya bifuza kuzahura, nanjye hari umunsi nifuza kuzahura na Daniel Gaga. Twagize turahura turakwana turachilinga. Now we are brothers, right? Yes, we are brothers. So agiye kutuganira abivimuzi ku buzima bwe bwite, ubuzima bwa sinema muri rusange, ndetse n'utundi aza kudukomozaho. So ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe gukora share na commentaire kuri Yes Pepe TV. We are coming back. Nitwa Daniel Gaga. Gaga, reka nkubwize ukuri. Nkibona filime bwa mbere yabango icyazampa ngahora na Gaga. Mwana ese nzaba nitwaje iki. So I'm very happy to host you kuri kamera za Yes Pepe TV. Ni ibyishimo. Gaga, mbwize ukuri. Nta gihe nawe wireba nko mu ifoto ukitinya? Oya, ahubwo hari igihe ndeba ibikorwa byanjye nkabitinya. Naho kwireba mu ifoto ho wenda muri miruwari cyangwa se mu ifoto. Yes. Mbona ndi wa wundi usanzwe. Ariko ye ni ndebye bimwe mu bikorwa byanjye byo mba nakoze, amafilme yo mba nakinnye atandukanye. Hari igihe ndeba nkumva ngezemo ubwoba bw'abantu bambona cyangwa se abakibyiruka uko bantekereza. Bibaho. Mbise ntekereza buriya nubwo ndeba ntabwo ndakura cyane, nubwo navukiye mu muryango ufatika nkora vuba vuba. Ubuzima bwa bw'urukundo ntabwo character ukina muri filime yigeze bangamira yo love life. Ta view amohoye mu rukundo n'umuntu, character ikaba yatuma wenda kurashingira nk'umuntu bikanga kubera ko avuga ati no ni Ngenzi ntabwo ari Gaga. Ntabwo byabigeze bigushyikira? Actually biza mu buryo buri opposite mo gato. Umuntu uje mu rukundo nanjye abatekereza yuko ndi wa muntu rutafu, wa muntu uteye ubwoba, wa muntu nawe akaza yibwira yuko aje guhangana, akaza atekereza yuko ari intambara, kandi jewe mu rundi ruhande rwanjye ndi so soft, ndi fragile cyane. I know you. So we akaza yibwira yuko ari intambara, ari ibintu bidasanzwe, kandi ari opposite yabyo. Genda umuntu woroshye cyane mu rukundo. I know. Nukureba inyuma abona uri romantic guy. Ntabwo ngise ku isoko. So mbere yuko nataka ibasuzo bijyanye n'ubuzima busanzwe bw'i industry, umaze iminsi utagaragara muri projet ziri local. Ntabwo mperetse kubona kuri projet simvuze local nizo zatuzamuye twese, ariko ushobora kumaza iminsi cooking ibintu bidasanzwe. Mfite amakuru yuko ari projet ziri international maze iminsi. Waduha amakuru, waduha overview kuri projet maze iminsi ubarizwa nk'uko umaze iminsi utagaragara hano hafi aha. Murakoze cyane. First of all, ndabanza kwisegura ku banyarwanda cyane muri rusange ko maze iminsi wa mugani ntagaragara muri local film industry ya hano mu Rwanda. Ntabwo ari ukwanga gukora filme zandeze, navuga ko zandeze zikanankuza, navukiyemo nkazikuriramo,
abanyarwanda bose arizo bakunze bareba. Ntabwo rero nigeze nanga kuzikora, ahubwo nuko ijya kuri sheheri wabo ariko ntibinayibuza no gutera imbere gatoya ngo yigire hirya gatoya, irebe ko n'ahandi, irebe ukuntu n'ahandi hameze. So nk'uko ubivuze nyakubahwa Israel, maze iminsi ndi muri international film industry, amafilime atandukanye, amaproje agiye atandukanye. Wenda nimuza kuza kumbaza amazina ndaza kuza kuyababwira, ariko aho ngaho niho maze iminsi byitwa yuko ariho mpugiye, ariko bitavuze yuko nagiye burundu. N'ubu ngubu ndahari, ubu ngubu kugeza muri aka kanya ndi hano mu Rwanda, nta n'urugendo mfite rwa vuba. So ntimugire impungenge, n'ubundi turacyari kumwe, n'ubundi ndakomeza mbibakorere byo nabamenyereje, n'ubundi ndakomeza mbibahereze. Murakoze cyane. Mr. Gaga, ntabwo ari ibanga aramutse dusangije kuri proje maze imisikoraho, kuko at the end of the day tuzazibona kuri screen, wadutera amatsiko kuri proje maze imisikoraho. Yes, murakoze. Nk'iyo mvuyemo ubu ngubu ni yitwa Afrikanda. Yes. Nawe urimo kumbaza ndibaza yuko nayikozeho wayikozeho nakubonyemo cyane. Yes, muri behind scene ndibaza wari uri muri andi muri fixing na locations. Yes, muri locations na yes. So nakubonyemo. Afrikanda niyo nari mazemo iminsi hano mu Rwanda, ndetse no hakurya y'amazi gatoya muri Zimbabwe. Yes. Aho bita hari Bulawayo, hari Harare. Yes. Hari Shinoy. Wow. Aho ni ahantu ibice bimwe byo muri Zimbabwe aho twagiye dukorera, twagiye dukinira amasena atandukanye. Ndibaza iyo ngiyo yo vuba cyane muraza gutangira kuyibona. Ndibaza ndetse na ntuza yayo, trailer yayo, ndibaza ko ushobora kuza wenda kuza kuyibashyiriraho bakaza kuyirebaho gatoya. Turayishyiraho cyane, bakareba uko ibintu bimeze. Hakongera hagakurikiraho iyindi yitwa Uje. Uje ni filime y'umwana w'u Rwanda, ni filime y'umunyarwanda, ariko nayo iri international. Yabereye hano mu Rwanda, yakozemo abantu benshi bagiye batandukanye, haba abanyarwanda haba n'abanyamahanga. Uje ni filime nyirayo yitwa Fils. Wenda ndaza kuza kuguhereza ntuza yayo kugira ngo trailer yo ndibaza ko ntayifite. Ariko mfite ntuza zayo aho igiye itsindira ibikombe bigiye bitandukanye. Hari nka selection muri Fespaco. Wonderful. Muri 2023. Hari selection ya Fika. Nayo y'uyu mwaka nayo yabaye selected. Hari film festival film festival d'Afrique ya Lausanne, nayo ngira ngo murayizi. Wonderful. Urumva yuko imaze kugenda itera imbere cyane. Hari Ecran Noir, ngira ngo nayo murayizi. Wow. Urumva yuko mufite byinshi byo kwishimira nkanjye w'umunyarwanda mugenzi wanyu, kuba ndimo gukora ibyo bikorwa bigenda bitera iyo ngiyo imbere. Iyo ngiyo ni Uje. Harakurikiraho indi ya gatatu yitwa yitwa The Bride. Wow. The Bride ngira ngo yo iranabana launched vuba cyane. Wonderful. Sorry. Iraba launched vuba cyane hano mu Rwanda. Ndetse ngira ngo niba nta n'igihindutse shoro no kuzaba yerekanwa no kuri Zacu TV. Wow. Yes. Hakongera hagakurikiraho indi, ariko yo niyo mu Rwanda hano. Yitwa Ubwiza buhebuje. Ngira ngo yamaze no gutangira kwerekanwa. Sinzi niba utanayirimo Israel. Ubwiza buhebuje, I think you are there. Ubwiza y'Ibutare? Yeah. Ya twakoreye
niyo kwa Joel Karekezi. Oh yes, ndayibutse Yes, isura yanjye nanjye nzaba natejemo. Yes. I know. So izo zose ni projet mazemo iminsi wenda ntizimbye mu magambo. Ayo ni amaproje navugaho kuri aka kanya, andi aracyari mu gutegurwa. Hanyuma izindi nizo nje kubakorera noneho hano mu Rwanda. Murakoze. Gaga, I'm very proud of you guy. Ndamutse mvuze ko uri ishema, uri icyitegererezo cya sinema yacu, ntabwo nabambeshya kuko filime nyarwanda yakinyemo ni nyinshi. Hanze mupaka utangiye gukubitagura ibikuta. Afrikanda ni filime ku rwego rw'isi, ku rwego rw'isi kabisa, kandi role wakinyemo ndayizi, abantu baza kubikurikirana muri trailer. Yes. Hanyuma Dani Gaga, abantu bakunze gusuzugura creative industry, by'umwihariko sinema, bumva ko umuntu atabaho ku bwa sinema. Hari ubutumwa babagenera abantu batekeza ko kuba muri bino bintu ari kubura ibintu umuntu akora. Do you have a message for them? Hari ijambo, niba mujya musoma Bible cyane, mu kubasoma Bible, ndibaza no muri Quran ngira ngo naho birimo, simbizi. Hari abantu bajya gusura imva ya Yesu, b'abadamu. Bari muri bamwe, ntago barabigishwa ba Yesu, ariko nabo bagiye bakurikira Yesu cyane mu aho yabaga ari hose. So bageze kumva, marayika arangije arababaza ati, se murashaka iki hano? Bati tuje kureba umwami wacu Yesu. Marayika arangije arababwira ati, mureke gushakira umuzima mu bapfuye. So icyo nababwira ni uko bareka gukomeza gutekerereza ibitekerezo bipfuye mu bizima. Ibyo ngibyo wenda aho ngaho hari kera, tukirwana n'itangira, bya bindi byo bavuga ngo nta mwana ukura ngo yuzure ingobyi, cyangwa se ngo akure atangire gukambakamba ako kanya, cyangwa se atangire kugenda. So icyo nababwira ni uko sinema, creative industry yatunga umuntu, igatunga n'umuryango we, ndetse binabaye na ngombwa n'ubuvivure bukazatungwa n'ibyo creative industry wa muntu yakozemo. Very nice. Jewe ubabwira, nta murima ngira muri Kigali. Yes. Nta shyo ry'inka mpagira. Yes. Nta kandi kazi ngira kandi nkora. Nice. Ntunzwe na sinema. Very sinema nice. Niyo intunze. Very nice. Kandi ntabwo itunze jewe ugenyine. Nta nubwo gutunze nabi, as we see. Nabi. Yes. As you can see. Yeah. Ikindi itunze n'abandi bo ntunze noneho. Voila. I like this. Ifite responsibilities, ifite abantu benshi cyane batunzwe nanjye. Nice. So, icyo nababwira ni uko creative industry ari akazi nk'akandi, ndetse ari akazi keza cyane. Murakoze cyane. Very nice. Gaga, this is a very big motivation to young generation, batekereza ko bajya muri creative industry ariko bananiwe ibindi. Umuntu akaba bijyamo amprio, yumva ashaka kubijyamo, akabifata nka option A. Yes. Option A. Yes. Reka twigarukire ku buzima busanzwe. Ese ubundi ni iki kintu cyagupushinze bwa mbere kugira ngo wisange uri umukinnyi wa film? Wabigiyemo ari amabura kindi, wabigiyemo ari umuhamagaro, duhe nka experience yo kuntu waje kwisanga uri umukinnyi wa film. Ni ibintu wateguye, ni byakugwiririye, ni ibintu waplaninze, duhe experience y'uko winjiye muri uyu mwuga. Murakoze cyane. Icyo kibazo uzi ko abanyamakuru bagiye bakimbaza, ngira ngo ni umunyamakuru umwe wa BBC kera. Umunyamakuru sinzi ko akiriho, yigeze kumbaza, ni BBC, ni Ijwi rya Amerika, something like that. Kimwe muri ibyo ngibyo. Niwo wenyine waba warambajije nk'icyo kibazo cy'uburyo natangiye, cyangwa se cy'uburyo nabyisanzemo. Ariko ndongera ngihuze n'ikibazo warumbajije mu kanya, umbaza uti creative industry yatunga umuntu. Ndagerageza kubihuza mu buryo bwo kugusubiza. Hari abantu bamwe na bamwe bajya muri sinema
bibwira yuko baje babigiyemo mu buryo bw'ikirakakwa. Ndabanza mpera aho ngaho mbabwira nk'abo ngabo uje muri sinema wibwira yuko uje mu kiraka, ushatse wazingutwa ukaba wisubiriyeyo. Voilà. That's what I can tell you. Sinema ntabwo ari ikiraka. No. Sinema ni impano ibiri muri wowe. Sinema ni umwuga wa burundu. Mu gihe wawufashe neza ukawubaha ukawuhesha agaciro. Sinema ntabwo ari akantu kari aho ngaho ufata uko wishakiye. Yes. Ngaruke rero kuri icyo kibazo cyawe nyamukuru. Jewe uburyo nisanze muri sinema nabitangiye nanjye nibwira yuko ari nk'akantu kari aho ngaho koroheje. Ariko kubw'amahirwe bihurirana na talent iri muri jewe. Ngira ngo kuba maze kumbona mu mafilime agiye atandukanye muri filime zo mu Rwanda cyangwa se izindi zo hanze, mwabonye ko nabijemo atari ibintu bingwiririye, atari ibintu biri aho ngaho abruptly. Yes. Ni talent mfite, so byakubitanye nuko nari nsanzwe mfite talent. Byongera guhurirana n'amahirwe nanone na kwita yuko Imana iba yaragennye ku muntu. Yeah, sure. Kuko icyo gihe byari bigoranye cyane, aho mu baturage bose bari mu Rwanda kugira ngo ukine muri filime ya mbere imwe ije ya mbere na mbere mu mubare muri za miliyoni ziri mu Rwanda hano, urumva ko atari ikintu cyoroheje. Haba harimo n'Imana nayo bifite uruhare rwayo, ukuboko kwayo yashizemo kugira ngo igushoboze muri icyo kintu. Yes. So nubwo buryo nabyisanzemo, byisangamo, wenda ndaza kuza kugusobanurira aho nahereye ni muhambaza. Yes. Ariko nubwo buryo nabyisanzemo, hasigaye icyo nakoze ni ukubyubaha, mbereza agaciro, kugeza kuva icyo gihe kugeza kuri uyu munsi maze gukora amafilime ntazi umubare wayo. Ntabwo nzi umubare. I don't know how many. I know. Reka mpite nsoreza ku cyo mpise nibuka tubwire watangiriye muri projet ya film, nuko byatangiye umunsi wa mbere, iyo experience ya mbere uwisanga muri filime ya mbere, wadusangiza niba atari ibanga. Nta banga ririmo cyane kuko nawe ndibaza ko wari uhari. Niba utarabonye ku byiza byabyo simbizi, ariko ndagerageza kugusubiza kuko ukimbarije kugira ngo n'abandi baba babitekereza babyumvireho. Muri make experience mfite mu itangira ryanjye ntabwo yari iryoshye, ntabwo ari agasukari ushyira ku kiganza ukarigata, not at all. Hari harimo n'igiti. Wonderful. Hari harimo igiti rwose kiryoshye cyane, umuntu kugukubita inkoni mu mugongo ukayumvira ahantu mu bwonko. Wonderful. Kandi wajuje gukina filime. So natangiriye muri Shake Hands with the Devil. Aho nakinnye ndi umwe mu basirikare 600 binjiye muri CND. Mu bashobora kuba bayireba hariho agace k'abasirikare 600 ndimo. Icyo gihe nta n'ubwanwa nari nakameze. Yari nkiri muto cyane. Nari nakina ikigeragezo cy'ubuzima. Niko ndibaza twibukiranyije neza. It was in 2004 cyangwa se 2005. 45, yeah. So icyo gihe bari barimo, nabwiwe n'umuntu yuko barimo bashaka abakinnyi bakina muri Shake Hands with the Devil. Ntabwo nari nzi ngo niyihe role, ntabwo nari nzi ngo gukina filime umuntu ayikina gute, uretse kuzireba nkaba narazikundaga cyane, ariko ntabwo nari nzi ngo umuntu abigenza ate kugira ngo akine filime. So nagiyeyo, icyo gihe bari barimo bandika abantu kuri kwa Gatera, yes. Kuri One Love. Thank you. Yes. So nagiyeyo
njyayo maze kuhagera nsanga hari abantu batari munsi y'ibihumbi nka 3 Ebaze. bose baje gushaka yuko bakira muri filime. Urumva icyo gihe byitwaga ko ari ikiraka. Yeah, sure. Nanjye nari nje gushaka ikiraka numvaga ko bahemba 20,000 par jour, 20,000 yo muri icyo gihe. Icyo gihe ari menshi cyane. Uribaza nta mafaranga menshi kumufigira. Ko ari 20,000 par jour. Ndavuga ntaye mafaranga bana. Ndahita nkirana ubu ngubu nabaye mu kireka abana. I see. Maze kuhagera ntago ariko nabisanze. Ubwo nahasanze abana b'abahungu b'abasore b'inkorokoro b'abasirikare bazi gupima igiti neza cyane akakigupimira ukagitwara ukagitahana. Kugipima ntabwo ari igiti bakwikorezaga baragukubitaga kuko hari akavuyo kenshi cyane mu buryo bwo gucunga umutekano no kugira ngo ibintu bigende neza. Abantu bangana gutyo utabashize kuri discipline ntago nta cyakorwa. So byabaye ngombwa yuko jewe aho kugira ngo nkubitire ubusa nkubite kugira ngo umpereze ikintu oya wabireka byose. So nigiye inyuma cyane y'abantu bose ariko kubw'impano y'Imana yampaye yo kuba muremure cyane toujours barandebaga. Yes, I see. So umuzungukazi nibwo aciyeho arambona, ambonye abona isura y'umuntu wo bashakaga cyangwa se image y'abantu bo bashaka. Urumva abasirikare b'inkotanyi icyo gihe bari bafite ukuntu image ukuntu ko babaga bameze, kuba bananutse, ibyo ngibyo byabaga birimo, kuba bari barebare nabyo byabaga biri akarusho. So mbyungukiramo muri ubwo buryo, bambona gutyo barampamagara, muzungukazi arandembuza ati ngwino. Sorry muranyihanganira, no problem. So arandembuza ati ngwino, nanga kujyayo. Numva kubera ibintu ndimo kubona birimo kubera hariya hantu ako bakari katangiye kuza. Ndavuga reko sha urajya kunkubita. Numvaga jewe umuntu wankubita nahita musubiza immediately. Ntabwo umuntu jewe yankubita ngo agende gutyo. Ibyo ntabwo bishoboka mu buzima bwanjye. So numvaga rero ntajyayo aho kugira ngo njye kurwana n'abasirikare. Byaba byiza nkigumira ku ruhande. Akazi wakaje gukabura ariko ugataha amahoro. Nkitahira amahoro rwose, akazi nakabuze ariko nkataha nkajyana nkiryamira neza. So muzungukazi insistinze atumaho abasirikare ngo baze kumbwira, bagenda baca mu bantu, ndihagarara ndavuga nti reka ndebe ko nkubitira ubusa. Aho angereyeho rero yambwira turiya muntu aragushaka, barashaka yuko uza bakajya kuguhereza role yo gukina. Wow. Umusirikare niwe waje kunyibwirira. Okay, nizere ko mutankubita ariko. Kuko ntago naje gukubitwa kabisa. Sure. Ndamukurikira aragenda bangezayo aho abandi bari babaga babaye selected. Bamaze kungezayo bampereza imyenda yo kwambara, ndongera ngira amahirwe yo kureba uburyo bambikaga abasirikare mukotanyi imyenda, uburyo mukotanyi yambaraga ko nari mbizi. Yes. Ndeba uburyo bariho babambika, ndababwira nto it doesn't go like this. Ntago nguku ariko bambaraga. Ubaha amakuru ya nyayo. Bahereza neza amakuru ya nyayo ukuntu bambara. So kuva uwo munsi nakoze iyo scene yonyine imwe yo kwinjira muri CND, ariko mpita mpabwa akazi guhera uwo munsi kugeza igihe projet yarangiriye yo muri costume yo kwambika abandi bagenzi bawe. So bihita bihera aho ngaho. Mpita kuva uwo munsi ngira umutima wo gukunda sinema. Wonderful. Bihera aho ngaho nanga birenga kuba nabyita ko ari ikiraka, ahubwo mbyita yuko ari impano ndetse ari akazi. Guhera uwo munsi kuva muri icyo gihe naje kujya mu kigeragezo cy'ubuzima, naho ndatoranwa mu bantu 37 bashakamo Ngenzi umwe wenyine, mbacamo
mba ari jyewe bahitamo kuva muri icyo gihe hari igice cya mbere cy'ikigezo cy'ubuzima, igice cya kabiri cy'ikigezo cy'ubuzima ni jyewe nacyanditse. Wonderful. Urumva yuko impano yari ndimo. Yeah, sure. Rero uwo munsi rero sinema iri yanjye nanjye mbuwayo, sinongera kwitwa ko ndi uwanjye jyewe ku giti cyanjye, ahubwo nitwa uwo Banyarwanda. Yes. Ubwo buryo nabayemo muri public figure. Thank you. A very long journey, my bro. So hari kujya muri Afrika bavuza bwa gurukundo like umukobwa wiyumvamo, umugore wiyumvamo. Do you have someone like that? Ariko Israel, ndakumva. mbere yo kugira ngo umbaze icyo kibazo, ibyo byose wabanje kugitekerezaho neza. Of course, yes, I did. Wamaze nka kukikubaza wowe ku giti cyawe, konzi ko tungana mu myaka, kuki wowe utari wagitekerezaho ngo ubanze unakisubize ubone kuza kukimbaza? Daddy, now I have someone. Now Yes. you have someone. Me, I have someone. Nowadays, I have someone. Ibyo ngibyo rero ni ibikureba. Hari ikintu kimwe njya mpfa n'abanyamakuru sometimes. Yes. Hari igihe mubaza ibibazo mutatekerejeho neza, sinzi impamvu yabyo mu by'ukuri. Niba muryama mukarota ubuzima bw'umuntu ku giti cye, Yes. that is mine. Oh. Kandi ninanamugira azaba ari uwanjye, ntabwo azaba ari uwawe. Yes. She will be mine and mine alone. So mind your business. As long as mine is mine too. Yes. Oh. Yes. Thank you very much. Welcome. Gaga. Umuntu amusakwiye kuya crushing. Nubwo utekereza ko audience gutinya. Nk'umukobwa akavuga ati Gaga, I'm in a crush. Nakubonye numva na crushing. None uranyica. Aha, as a star, ariko nk'umuntu nyine ushyira mu gaciro wamusubiza icyo wamubwira ati ntibyavamo. Let me hear from you. Ariko ikintu ubundi cyo abazungu bavuga ngo gukurashinga ni nko kugonga something, like it's something hitting. Aha, yes. Ikindi kintu ni ibintu bigongana. Urukundo ntabwo rujya rugongana, Mr. Israel. It has to come slowly. There is no any crush in love. Wow. Ntibazakubeshye. Wow. If it's love, it's love. ni ukuvuga ngo yanyiyumvishijemo. It's not a crush. Ntabwo twagonganye. It's not ever been a crush. It's actually it's called love. Love. So Mr. Israel, ndakubaha nk'umunyamakuru ndetse nk'umufilmmaker mugenzi wanjye, Yes. nk'umudirector wandirectinze muri byinshi. Yes. Ariko nushaka kunjyana mu ma crushing and crashes and crash, it will not go that way. Kuko icyo nizera nuko mu rukundo ntago habamo crush, habaho love. Sure. So wowe nujya gucrashinga n'uwo muntu wawe umbwiye ko ufite, Yes. you go and crush each other. That is up to you. But me, I don't crush. You can love. I can love. I get feelings when I have feelings for someone. You're going to Ubwo love. izo feelings zo managize kuri uwo muntu cyangwa se yazingizeho, nizihura n'izanjye nanjye nzimufiteho, bigahura, yes, tuzakundana. Sure. Ariko nta ibyo byawe bya crushing ntago ariko bigenda, Mr. Israel. Thank you very much. You're welcome. Merci. Monsieur Gaga, urakoze kunkosora. Abantu bajya bambesha ngo bancrushing nkagira ngo bifite bihire n'urukundo, ubwo bambeshaga. Bashaka kundira mu mibare. Oya, ntuzabyemera. Nta crush ni igihe imodoka nk'iyi ngiyi ikubise indi cyangwa se, ariko nta crush ibaho mu rukundo, ntabwo bibaho ibyo ngibyo. That's very nice. Abantu bakunda kwitanya rero urukundo na crush mwabyumvishe. Crush ni impanuka kandi ikaranyira ako kanya. Yes. Polisi ibaze cyangwa itabaza umwe yirukanse. Yes. That's it. Ha, Gaga. Ikiganiro cyanjye nawe cyari cyo n'umuntu ntakurekura. Ni iki kintu wakifuza kuri audience, kuba bafana bawe, ku banyarwanda muri rusange bareba local content, film nyarwanda, imiziki nyarwanda, bakonsoma izi content zacu dukora nk'abanyarwanda, ni ubuhe butumwa wabaha mu ncamake?
Murakoze cyane. Ubutumwa nabahereza abanyarwanda cyangwa se ndetse n'abanyamahanga ndetse n'abandi banyarwanda baba hanze cyangwa se n'ababa mu Rwanda hano bakiri bazima batari bapfa, nuko nababwira gukomeza gukunda sinema. Yeah, sure. Bakunde sinema ndetse cyane cyane iby'iwabo. Sure. Ndetse kandi kuyikunda kwabo nibwo buryo bwa mbere butuma twebwe tuzikora. Sure. Baramutse badakunze ibyo twebwe dukora, then tuzaba tumeze nk'abarimo guta inyuma ya Huye. Sure. Ntacyo tuzaba dukora, ibyo dukora ntitwabyirebera twebwe ubwacu. Umbwiye nko mu ndirimbo, umbwira muri sinema, umuririmbyi ntabwo yajya hariya ngo aririmbe adafite public irimo gukurikirana ibyo umuririmbyi arimo kuririmba. So bakomeze badushyigikire. Kudushyigikira nta kundi ni ugukunda ibyo dukora, gukunda nk'ingi Pepe TV, bakayikurikirana cyane cyane ko nanaheraho nanagushimira Mr. Israel. Uje mu gihe cyiza kandi uje mu bintu uzi. Yeah, thank you so much. Cyane cyane ko wowe iyi sinema uyimazemo imyaka nk'iyo gihe ubwanjye nyimazemo, ko ndibaza ko twatangiranye. Yeah, sure. So abantu banakomeza ahubwo gukurikirana cyane ino channel yawe ya Pepe TV, kuko biruta uko umunyamakuru utazi ikintu runaka aza kugikoraho, yaza kuza kugikoraho ukaza kumbaza jewe ibintu utazi iyo biva niyo bigana. Yeah. Nguze kumbaza ibintu utazi aho bihera naho birangirira, nta nubwo uzabona n'ibibazo mbaza. Yeah, sure. Ariko nkawe wowe uzi ibyo ukora, ndizira neza cyane ko kino kiganiro cyawe kizafasha abantu benshi cyane. Yeah, sure. Kizafasha abantu bashaka kwinjira muri sinema, kizafasha abantu bakunda sinema bayifite ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Kizafasha abantu bashaka kwinjira mu muziki cyangwa se banawurimo, cyane cyane ko byose ari creative industry. Yes. Byose bifatanyiriza hamwe mu kubakana. Yeah, sure. So warakoze cyane kubizamo. Nsoza mbabwira ngo bakomeze gukunda Pepe TV ndetse bakomeze gukurikirana ibyo twebwe tubakorera. Murakoze cyane. Urakoze Daniel Gaga. Hari ijambo wumva utapfana, wumva wakursezera abakunzi bawe by'umwihariko abafana ba Daniel Gaga? Bon, ijambo ni nka rya rindi, nta rindi ridasanzwe. N'ubundi nukomezamo kubakundisha sinema. Ukomezamo kubakundisha sinema. Kandi nanababwira neza yuko ibyo batekereza ngo sinema ntabwo itunga umuntu. Noneho ubwo niba sinema itadutunze, ubwo turayitunze noneho. Yeah, sure. Sinzi niba ari twebwe dutunze sinema cyangwa se niba ari dutunze. Ubwo niba sinema ariyo idutunze, murabibona namwe uko dusa. Voilà. Niba tuyitunze, ubwo mwajya mureba amakamera ariyo yizengurukira hariya yonyine. Voilà. Nta muntu ufite uyakoresha. Voilà. So sinema iradutunze, tuyibayemo neza. Nshishikariza n'abandi bashaka kuzizamo rwose baze bagende bajye mu mashuri ya sinema bige, batugane tubagira inama, aba producers ndetse n'abashoramari bashaka kwinjira muri sinema, gushora imari muri sinema cyane cyane, baze batugane. Ama scripts arahari, abakinnyi beza barahari, ibikoresho birahari, amashuri arahari, byose birahari. So ikaze muri sinema, ikaze kuri sinema, muzaze mutugane tubane namwe. Murakoze. Yes. Dani, ndagushimiye cyane ubutaha. Yes Pepe TV ningutumira uzitabire. Nzitabira rwose. Ariko nizere ko utazongera kumbaza bya bibazo nk'ibyo wambazaga. Y'abakurashi ni. Yavuze ko there's no crush. It has to be love. Y'abakurashi rero abantu babeshyaga bandi ngo crush. Have love, be in love, love someone. There's no crush in love. There's no crush in love. There is love. Yes. Thank you guys. Thank you Danny. Thank you brother. Welcome. You're welcome brother.